ifoto ati hariho ifoto ya Kayisa. Oya ntabwo ari ifoto. Soma neza ntabwo yigeze. Ntabwo ari ifoto. Iyi shusho n'iri zina ni ibyande. Maze arababwira ati nuko rero ibya Kayisari mu bihe Kayisari n'iby'Imana mu bihe Imana. Turabasubije mu izina rya Yesu. Bene data badukurikiye hano kuri Ajab Indiane Official. Turabashimira urukundo mudukunda. Mbere na mbere tubanje kubisegura ko twari tumaze iminsi tutaganira namwe, tutabahereza ibyo twari twarabamenyereje, ariko ni kubera impamvu zitandukanye. None uyu munsi tugiriwe amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana mubona hano imbere yanyu. Mukanya ndaje muha kanya abibwire, ndagira ngo mbere ya byose tubanze dusenge Imana, twiragize ikiganiro cyangwa se uyu mwanya tujye kumarana namwe. Imana ibahereze umugisha. Dusenge. Turagushimiye Imana igira neza, tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye umwanya uduhaye kugira ngo twongere tuganire n'ubwoko bwawe, tuganire n'abana bawe. Uyu mwanya uhereze umugisha, maze ibyo tuvugira hano byose ibe umugisha ku muntu wese udukurikiye, kandi natwe duhabwe umugisha. Urakoze kuri kumwe natwe. Umutumirwa wacu turamusenge kugira ngo ahabwe umugisha. Turagushimiye ko wamuduhaye kandi wamushoboje kugera hano. Ndakwinginze kugira ngo umukoreshe kandi duhabwe umugisha kubwe, mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Hallelujah, hallelujah. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Turakwakiriye. Thank you. Amen. Benshi mwamaze kumenya ngo ninde turi kumwe. Ubu ngubu mwatangiye kumva mufite amatsiko menshi yo kumva message ari buze kubahereza. Mumuzi mu buryo butandukanye, bamwe bamuzi muri industry ya gospel, ari umuhanzi, hanyuma akaba n'umuproducer mu buryo bwose, producer wa audio akaba na producer wa video. Hanyuma hari urundi ruhande mutamuziho, akaba ari rwo nyamukuru rutumye ari ahangaha. Benshi bazi ko nyine agarukira afite limit muri music, ariko twebwe tumuzi mu bundi buryo. Hari uburyo bundi tumuzimo, cyane cyane abufite umusingi muri uyu murimo w'Imana mu ijambo ry'Imana. Ni mpamvu turi hano kugira ngo tuganire nawe. Ndagira ngo afate kano kanya abasuhuze, abibwire, hanyuma tuze gutangira ikiganiro. You are most welcome. Thank you. Ndabasuje cyane. Nitwa Emile Nzeyimana, ariko mfite amasirino menshi bitewe naho nagiye mba ndi, ariko ubisirino ngenderaho ni Papa Emile. Wow. Nkaba rero nanjye nishimiye kuba kuri Ajab Indiane. Nsanzwe mbakurikira rimwe na rimwe, nkareba ibintu bakora, nkareba ministry. Nubwo amaze iminsi badakora, ariko ndabakurikira, ndabikurikirana. So I'm blessed kuba noneho nanjye mbashe kuba nakwicara ahangaha bakanyizera kugira ngo mvugishe abantu babo aribo mwebwe. So murakoze rero. Amen. Nkuko mubyumvishije, afite amasirino menshi, abantu bamuzi bitewe n'ibikorwa yagiye akora hirya no hino. Ni umuntu mugari muri kano karere cyane cyane duherereyemo, arazwi cyane cyane. Abaririmbi baramuzi, baririmbi ari abarimba gospel, ari abaririmba secular, kuko ni producer nyine, aba yakoze akaboko ke kari muri biriya byose tuba tureba ku mateleviziyo no ku maradiyo ibyo tuba twumva. Turagushimiye rero kuba wemeye ubutumire bwacu, ukaba uri kumwe natwe ahangaha. Imana iguhereze umugisha. Tubusangire. Kandi turagukunda. Ndabizi, ndabakunda. Amen, amen. Imana iguhe umugisha. So ndagira ngo bene data mumfashe tumwakire, kandi niba ubyishimiye, umukunda, hari icyo umuziho, uze kubigaragaza muri comment. Umubwira ati ndagukunda kubera impamvu iyi. Niba kandi hari ikibazo ushaka kuza kumubaza, uze kucyandika muri comment umubaze. Ndabizi ko azaba bikurikirana kandi azagusubiza. Hano rero nkuko twabivuze ni muri studio za Ajab Indiane. Ibiganiro byacu ni bya bindi biraganisha ku ijambo ry'Imana. Hari ikintu kimaze iminsi kiri mu bantu, usanga hajemo confusion cyangwa se ni confusion.
ubwo umwuka wera araza gusobanura abatumva ko cyo aho usanga harimo amagambo abantu babaza ariko amaturo ibiki n'ibiki mu nsengero, bamwe bakavuga ngo turumva dushaka kujya dutura dufasha abakene, kujyana amaturo mu nzu y'Imana si ngombwa, ati iyo tuyatuye n'ay'abapasiteri nuko. Ariko ugasanga bamwe barabibaza, ugasanga babibaje wenda umuntu udafite igisubizo gifatika cyangwa se cyamunyura, ariko hari icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Hari rero icyanditswe nifuje kugira ngo tuganireho. Ubyumva gute wowe ijambo rijyanye ijambo riri hano muri Matayo igice cya 22 duhereye ku murongo wa 14. Haravuga ngo kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Ngo maze abafarisayo baragenda bajya inama yuko bari bumutegeshe amagambo. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherode bati, mwigisha tuzi ko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri. Nturabanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntiyemera? Ariko Yesu amenya uburiganya bwabo, arababaza ngo mungeragereje iki mwandyarya mwe? Nimunyereke ifeza y'umusoro. Bamuzanira idenari, ubwo ni nk'igiceri. Arababaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza ngo ni ibya Kayisari. Maze arababwira ati, nuko rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, n'iby'Imana mubihe Imana. Ni amagambo Yesu yavuze ngo ibya Kayisari mubihe Kayisari, n'iby'Imana mubihe Imana. Ese iby'Imana ni ibihe? Ibya Kayisari ni ibihe? Kugira ngo umuntu amenye ko yahaye Imana, abicisha hehe? Ese ni ugushyira mu kibo? Ni ugushyira pasiteri mu rugo? Ni ugufasha abo bakene? Ni bice mu nzira yihe? Kuko muri no minsi harimo ikibazo mu bantu bibaza ngo mbese iby'Imana kugira ngo umenye kuko wabigeje ku Mana ubicisha hehe? Hanyuma ibya Kayisari byo birasobanutse kuko Yesu yarababwiye ngo ibyo biceri mufite biriho iyi foto. Ati hariho ifoto ya Kayisari. Ntabwo ari ifoto. Soma neza, ntabwo yigeze. Ntabwo ari ifoto. Iyi shusho n'iri zina ni ibyande. Ni ishusho. Ishusho ni ifoto ntabwo ari kimwe. Ni igishushanyo. Ishusho nyine ifoto ni ifoto, ishusho ni ishusho. Okay. Iyi shusho yari iri kuri aya mafaranga. Yaravuga ngo ni yande, bati ni ya Kayisari. Noneho izina ririho naryo ni iryande? Ni ishusho gusa, ongera usome neza wumve. Izina ni ibyande, ishusho ni izina. Ni ibyande. Niko handitse. Ngo arabaza ati, iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Hanyuma baramubwira ngo ni ibya Kayisari. Ati rero ibya Kayisari mubihe Kayisari, n'iby'Imana mubihe Imana. Ndashaka kugira ngo rwose iyi topic ufite Bibiliya y'ikirundi rurimi? Ubona nka English twumva ikivuga cyangwa wenda nk'Igifaransa? Icyongereza twayibona. Soma mu Cyongereza sinzi ko ntabwo. Urumva niyo hajemo byo gusobanura indimi nabyo bishobora kudushukaho gatoya tutarebye neza. Niba barafite Icyongereza hafi, reka nze mbirebe mu Cyongereza. Ariko birasaba ko ari Bible urimo gusoma, atavuga ngo translatinze. Reka nyifate. Ifate. Ubu se ko utari wahezanye. So ndabashimiye, nkomeje kubashimira ko muteze amatwi. Tugiye kuganira ku kintu kitoroshye. Ikintu cyose, topic yose irimo Yesu ubwe yivugira, ni topic ibigomba kwitonderwa kuko Yesu niwe banze ry'agakiza. Ntabwo twavuga agakiza tutamuvuze, ntitwavuga Imana tutamuvuze. Ahantu hose rero tumubona ari muri Acts
akanivugira n'amagambo nta no kwitondera cyane. Niyo mpamvu mpisemo gusaba umuvandimwe adusomere urundi rurimi kugira ngo dukonfirme neza koko ibintu turimo gusoma bisa. Ushobora ari indimi nazo iyo zitranslatinze nabi biduha indi meaning. Ubwo bafite namwe igifaransa, bafite igiswahili, murebe neza tujyane. Excuse me. Aha. Umurongo wa 19, igice cya 22, umurongo wa 19. haravuga ngo we are why are you testing me, you hypocrites? Show me the coin used for the poll tax. And they brought him a denarius. And he said to them, whose likeness and inscription is this? You see, urabona itandukaniro ry'indimi. Iryo aho ngaho havuze ngo iki uko byumvise. Ngo whose likeness and inscription is this? Niyo bakavuze ngo mbese ishusho mubonaho irasa nande? Ishusho mubonaho irasa nande? Kandi ibyanditsweho bivuga kuri indi. Komeza some nta kibazo. Aha. They said to him, Caesar. Caesar. Then he said to them, then render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. God is. So, okay, nugusabye kuzabona Bibiliya y'icyongereza kugira ngo at least dukonfirme. Yes. Ikintu kimwe uko uriya indimi zijya zivanga ibintu. Mu Kinyarwanda cyabyise ishusho. Ubwo abantu bazavuka bazabyita ifoto. Kuko ugeze kubyita ifoto. Urumva ariko mu by'ukuri biravuga ikintu kimwe. Wowe watangiye uvuga amaturo. Amaturo bura nayo ni indi element noneho ntanandi ure kuganga iyo ari n'imisoro. Iyo ari umusoro. Uba ari umusoro noneho baramugerageza. Ngewe ntabwo nibaza impamvu bamugerageje bakoresha umusoro, ntabwo nyibaza. Ariko ikiza cyabiriye bivuga ko bo bireba ngo bashatse kumugerageza. Sinzi umuntu wabyanditse niba arabyanditse abihereye aho Yesu yababwiye ngo kuki mungerageza, cyangwa umuntu ubwe yarabonye bapanga ahantu kuranda ati none reka kwereka tugiye gupanga ikintu cyamushyirishamo. Yego, ni nako byagenze. Kuko bari basanze bahoraga bamurega yuko yica amategeko. Noneho bagasanga imitego bamutega yose arayisimbuka. Baravuga ngo reka noneho tumutega umutego bwo kwica itegeko. Yica itegeko ryo kubuza abantu gutanga umusoro. Noneho baza mu ishusho yo kumugusha muri uwo mutego kugira ngo baze kumurega bavuga ngo arimo aragandisha abantu. Ese ubundi bari abantu kuki bumvaga ko yababuza? Ubundi gutanga umusoro icyo cyabyo neke kuki bumva ko Yesu yababuza? Ubundi we wakubajije ngo dukwiye gutanga umusoro, icyatuma uvuga ko natanga umusoro ni iki? Keretse ndi nyeshyamba. Aha, keretse wateye igitero gishaka gukuraho aba bantu. Keretse ndi nyeshyamba. En fait bano bantu bo kugira ngo tubivuge neza, aba bantu the first impression ya mbere cyangwa se ibyumviro bya mbere abantu bagize kuri Yesu byari ugukuraho buriya bwami. Yego, nibyo byumviro bya mbere bavuze ati ibyo kuko ubundi ukurikije kuntu bakuze babwira ko Mesiya naza azabakiza ubwami. So bagomba gukora buriya bwami, system yose ikavaho according to them. So rero bamubwira ikibazo bagira ngo agisubize according ku byo bateje ko n'ubundi aje gukuraho system. Kuko nta hantu henshi cyane biri byerekana bavuga ati ariko none tunamwimika, ariko ubundi tunamwimika akabimenya akabakweba. So iki kibazo n'ubundi cyazagira bati n'ubundi no muntu
ni umuntu urwanya ino system. Yego. Ubundi niwe kibambuza za kwikuraho. Reka tumukubita ikintu gitume aviraho rimwe, none navuga bahite babimenya, bamufate bamufunge. Yego. Njye ntekereza ko niko mbibona. Nta yindi mpamvu yo gutuma batereka tumugambane. Uko bari siri yuko uno muntu arwanya system adashaka kwibaho. Noneho rero bamutega icyo kintu. Ariko message hano ni iyi. Ko ariyo urumva iki cyanzu kina famous. Urakoze ko ricyuzanye abantu bose urakizi, baranabivuga no mu magambo asanzwe muri business ngo ibya Kayizari tubihe Kayizari, ngo iby'Imana tubihe Imana. Noneho rero nkibaza niki Kristo hano yavugaga. Kuko aricyo ikintu Kristo yavugaga hano usomye hepfo ukomeje. Usanzwe ukomeza icyo cyanditswe urebe. Mu Kinyarwanda noneho Icyongereza nushaka ubukire ugifatira aho ngaho. Usanzwe ukomeza wumve. Ngo babyumvise ugakimara kubwira ngo Imana b'Imana ibya Kayizari by'Imana b'Imana. Ngo babyumvise barumirwa. Bamusigaho baragenda. Sasa rero njye mbwira abantu iyo nza kuba njyewe mpari nariko za nkamwazana okay ibya Kayizari nabimenye kuko nibirabice iby'Imana byo nibiye baje kumubaza batashe bazi ko agomba kuba ibya Kayizari bye baranabizi ko yaberetse ariko nibamubaza ati none se iby'Imana byo nibiye usa nk'umumanuka turebe ko basi hapfo ngaharaho biri. Uwo munsi abasadukayo bahakanaga yuko ari ntawuzuka baza bari baramubaza bati mwigisha Mose yaravuze ngo umuntu ntapfa batarabyara mwene se nahungura umugore we. Najya nkwereke ngo Kristo hano yarababwiye baje kumugerageza n'iki avuga ati muzana igiceri. Arangije mfashe igiceri avuga ati sasa ibya Kayizari mube Kayizari iby'Imana mu bihimana. Ntihagira umuntu n'umwe umubaza ati ibya Kayizari byo ko twabimenye iby'Imana ni ibi. Yego. Urabyumva? Ni nayo mpamvu twebwe hano iki cyanzu dushobora kukimaraho umwaka tutarebye neza exactly icyo cyavuga. Rero mbona kubwiye uvuze ifoto mabano ntabwo ari ifoto. Hari ahandi hantu uwo ikinyarwanda cyavuze ishusho. Ahandi hantu muri bibiri havuga ishusho ni ishusho. Hari famous twese tuzi havuga ishusho. Icyo kintu twishusho. Makwibutse ishusho ni heshi. Ni heshi uvuga hamwe. Nta hashaka wahitamo kwera. Akoresha. Reka mubwira ari famous woroshye. Ngiye nkoresha ibyanditse byoroshye ntabwo njya nduhanya n'abantu. Imana ngwire mu muntu muki. Mwisho yayo. Muki? Mwishusho yayo. Kuki ari kwishusho risimbuka? Mwishusho yayo. Iyi shusho tuyisanze ku giceri. Noneho ikibazo cyabaza Kristo ngo ese birakwiye ko duha imisoro Kayizari? Yesu ati uke muzana igiceri. Bazana igiceri. Arabaza ati iyi shusho iri kuri iki giceri ni yande? Bati ni ya Kayizari. Arangije ati ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Ubundi byagombye kurangira aho ngaho. Kubera iki Yesu ayirenza avuga ngo iby'Imana nabyo mu bihe Imana. Kubera iki? Hanjye ndahanga umusubize. Nukuvuga ngo ikiganiro cya Kristo cyoroshye. Iki giceri kubera ko gifite ishusho ya Kayizari. Ni icya Kayizari. So mugerera mushaka ibifite ishusho y'Imana mu bihe Imana. Ibifite ishusho y'Imana bihabwa Imana. Ibifite ikintu gifite ishusho yawe kibari cyawe nicyo bivuga. Yego. Iki giceri gifite ishusho yande ya Kayizari. So mu gihe nyiracyo. Ariko kandi iby'Imana mu bihe Imana.
ibifite ishusho y'Imana mumenye ko ari iby'Imana mubihe Imana. ubwo ni nk'ibihe ni ibihe kandi ubizi kandi twabivuze sirabona nakubwira hano hafite ishusho ni hehe. nuvuga ngo ahantu hambere utanze urugero havuga ngo hari ijambo ritwa ishusho. Imana iri mu muntu mu ishusho yayo. wowe uri umuntu none uri umuntu ufite ishusho yande y'Imana. So ubwo umuntu ni ugomba guhabwa Imana none ariko ubwo urumva reka nabyo ndajya aho ushaka kugera ndahaye naho ndajya ubundi reka nkwereke ibintu byose tuvuga muri Kristo byose birangirira ku kintu kimwe. Ari ukuntu tubidetaya ukavuga ngo ukoze mu mufuka ukuyemo 1,000 ushyiriye Imana, which is okay. But what about you? Wowe bite? Urwo rukweto rwawe bite? Umusatsi bite? Amaso bite? Amaboko bite? Inzu bite? Imodoka bite? Kuko uretse kuba ibyo bintu wowe bifite, wowe ubwawe ntabwo uri uwawe. Wowe ubwawe uri ishusho y'ikintu. ubwo rero niba utari uwawe nibyo ufite si ibyawe. Simple. Biroroshye. Iyi matematike iroroshye. ubu turafitwe nibyo dutunze ya nabyo birafite. ubundi iyo uhaye ikintu izina ugaha ikintu izina ugomba kumenya impamvu icyo kintu cyiswe iryo zina. Kuko iri jambo ishusho riri ahantu habanza mu cyo bita creation, mu kurema niho rihera. Iyaba hari ikintu cyabaye ishusho rikaza nyuma twarwiye tubyimba kuko hari twabyimbyoga dutangirira already turi ishusho y'ikintu. Itangiriro ryacu ready dufite ntabwo turi abacu ready. We are not our own. So niba rero ngo ntabwo turi abacu ngo twigenge. Sawa, thank you. Niba tutari abacu ngo twigenge, ibyo dufite byo ni ibyanda, ni ibya nyiratwebwe. udufite nawe nyira. Yes, ubundi umfite ubwo se ndabyita mu kintu arafite thank you. ubwo nibyo mfite yarabintije nabyo nibyo. Thank you. Iyi niyo matematike. Ubundi Kristo ashaka kubabwira hano gatoke ibyo mukora byose n'ubundi yumura ni sako. Nuwo Kaisari mushyira icyo kintu gifite ishusho nawe ubwesuwe. Nawe ni mukimuha nawe. Ubundi kunababwira gato mufata ibi bicere mu bishyire Kaisari n'umuranza muterure Kaisari mu mushyira Imana. Nicyo byavuga. Ibaze Kaisari umiteruye n'amatuwa muhaye ukamushyira Imana. Ubwo rero iyo ni ishurwa rikomeye. N'amaturo riroroshye ubu kandi byoroshye. Ibintu iyi matematike iroroshye. Ubundi niba hari ikintu gikwiye koroha, niba hari ikintu gikwiye koroha ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nta complication n'imwe ibamo, habe n'imwe. Riroroshye, rirasobanutse cyane. Ni ijambo ry'Imana waribwira burya abana bato babyumva kubera ko imitima yabo ntikomeye, si nk'amabuye. Buriya ibyacu bikomera kuko dufite matematike nyinshi cyane. Urabona Yohana Umubatiza akiri mu nda nyina ari amezi 6 yari akiri amezi 6 sinzi icyo buri cyo umaze kubikira simbizi, ariko icyo nzi cyo nuko Yesu we yari amazi mu nda nyina. Maria yahobeye Elizabeth, Yohana ari mu nda yuzura Mwuka Wera. Wumva icyo kintu Yesu Elizabeth Mwuka Wera amukati Mareka amugati rero Uwiteka arakuzira usaminda. So nta n'icyo ngoro kirashira. Ayo ngayo abakira amazi, abantu bizi ibintu by'ibya ni biology. Abakira amazi. Noneho Elizabeth afite amezi 6. Ubwo umwana w'amezi 6 byo byose baba batangiye kugira agaforume.
noneho Mariya araza ahobera Elizabeth, bahoberanye barakururana. Yohana w'amezi 6 mu nda arekonesa Kristo ukiri amazi, yuzura Mwuka Wera. Ariko Yohana ufite ubwanwa w'umusaza w'umunajyi wize ibintu byinshi cyane, aza kohereza abantu ngo mugende mu konfirime niba uri ari Kristo. Ese buriya ntago yari abitewe n'uburibwe bw'umubiri? No. Ni komplika, no, kuko n'ubundi yari yaramaze yaramwibatirije, yari yaramwiboneye, yari afite ibimenyetso bifatika yuko yabanye nawe aramuzi. Amaze kuba uburoko amaze kumukubita, yibaza ariko kumuzi ko ashoboye, reka mwereke kuki atanabara kandi n'umutumaho nawe. Ibyo bintu tubivuzeho kandi tuba muri no topic. Ibyo ni impamvu Kristo atatawe Yohana, ni nayo irahari tuzabivuga ikindi gihe, iroroshye tuzavuga ikindi gihe. Ariko icyo muzaniye Yohana nagira ngo nkwereke ukuntu ijambo ry'Imana rikwiye kwakirwa n'abantu bafite imitima nk'iy'abana, badakomeje ibintu. Nkwereka ukuntu Yohana ataranavuka yabonye Kristo ahita amurekoganiza immediately, ariko amaze kugira ubwenge, amaze gukura mathematics nawe yashira muri logique ziyo gukora analyse. Ubundi ni gute byagenda gutya na gutya, ni gute. No mpamvu niki cyanditswe ubona gihinduka complicated, kandi Kristo arabyoroshya. Ese reka nkubaze, ubu bano bantu ntabwo bari baje kumugerageza nkuko twabivuze, hanyuma bategereje ko avuga ngo yego cyangwa hoya, bahite babona icyo bamurega? Yes, ibyo byose birimo. Either kuvuga yego direct, ubwabyo byari ikibazo kuri yo, no kuvuga no yari case. Ariko Kristo ninde? Imana. We are talking about God, man. Yarebaga mu mitima. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ibyo jambo ntugite ifoto, kugira ngo ntugite ifoto ntawe uri, kuko itangiro ntago ari ifoto. Ntabwo Imana ari umuntu mu ifoto yayo. No English yabyise neza. English yabyise ngo likeness, no mu itangiro birimo. Yego. Mu itangiro birimo ngo in his image and his likeness birimo. Kristo niba ushaka kumenya Imana, itondera amagambo Kristo yakuye mu kanwa, kuko yari Imana yambaye body. Amagambo Kristo avuga yose ari eternal, ntabwo agira atangira naharangirira, ni life. Niyo mpamvu yitwa ubuzima, akitwa inzira, akitwa ukuri. Kuko nta kuri wabona utari muri Kristo, ntiwabona inzira utari muri Kristo, ntabwo wabona ubuzima utari muri Kristo. So rero aba bantu bamwatatse, we ahantu hose uzasanga Kristo asubiza, ntasubiza akurikije ibyo mushaka kumva, asubiza nk'Imana. Niyo mpamvu ahangaha bamubaza ikibazo bakabwira tuki hari ikintu buriya mutaramenya, muzana iyo foto mbereke ishusho. Mwabonye ishusho, ikintu gifite ishusho ndangamuntu yawe urayifite? Mwereke ishusho ku ndangamuntu. Yego. Iyi nicyo kintu cya mbere abanza kureba. Yarabwira ati rero murabizi ko ikintu gifite ishusho yawe aba ari icyawe. So ntushobora gufata n'iki gicere muri iyo shusho ya Kaisari ngo mukimenyera. Yego. Ariko kandi iby'Imana bub'Imana. Yego. Niba Kaisari mube Kaisari. Yahere kuri Kaisari. Ariko kandi iby'Imana bub'Imana. Ntagira umuntu n'umwe uvuga ati ariko se wa mugani iby'Imana ni ibihe? Urabyumva? Ariko the meaning is iki giceri gifite ishusho yandi. So kubera ko gifite ishusho ya Kaisari bivuga ko ari icya Kaisari. So bivuga ngo igifite ishusho yawe kiba ari icyawe. Wabyumvise? Igifite ishusho yawe kiba ari icyawe. So rero mugende mushaka ibifite ishusho y'Imana, mubihe Imana. One, icyo bivuga mwebwe ubwanyu mwihe Imana, nicyo byavugaga. You are right. Ibyo uvuga ni ukuri. Yes. Noneho birangira. Okay, komeza. Ibyo uvuga ni ukuri. No kuvuga ngo Yesu yashatse kubereka yuko umuntu ku isi, umukristo ku isi agomba kubahiriza amategeko y'isi ya leta, kandi bitamubuje no kubaha Imana. Ibyo bya Kaisari kuko hari amategeko abyubahiriza, ariko kandi kuko
nawe yaremwe mu ishusho y'Imana akomeze yubaha Imana mu buzima bwe bwa buri munsi nkuko bivuze hariya mu itangiriro nyarano igice cya mbere umurongo na 7 haravuga ngo Imana yaturemye mu ishusho yayo, Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Rero ibyo uvuze ni ukuri kuko ibya Kayisari Bibiliya Yesu yarababwiye ngo niki kiri kuri icyo gikeri iyo shusho iriho niba ari ya Kayisari mu bihe Kayisari nibi. Niyo mpamvu nanjye nari gusapotinga ibyo bavugaga ngo you are right kubera yuko Yesu yarabisobanura ngo niba biriho Kayisari ni mu bimuhe, hanyuma niyavuga direct ngo yes cyangwa no kugira ngo atigusha mu mutego, ariko abisobanura mu magambo yoroshye. Ibya Kayisari mu bihe Kayisari, mubahiriza amategeko ya Kayisari, mubahiriza amategeko y'isi. Niba mushaka gukurikira Imana mubahiriza ibi byose amategeko ya Kayisari, ariko nanone kuko mwari mu ishusho y'Imana mukomeze mubahirize n'Imana, mubahe n'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi kandi bitahuje no kuba hari amategeko ya ibyo uvuga ni ukuri. Rero ni urumva wowe ubundi utangira wakomeje wavuze ku maturo. Yego, kuki ubundi wavuze ku maturo? Impamvu navuze ku maturo nuko hari abantu bigisha kuri kino cyanditswe bakavuga ngo iby'Imana mu bihe Imana n'ibya Kayisari mu bihe Kayisari. Iyi point ya kabiri ivuga ngo turabe Imana, we are created in God's own image. Niba bisobanuye nk'aho turi ishusho y'Imana, Imana ikeneye twebwe. Ahubwo ibiceri bya Kayisari mu bihe Kayisari niba ari imisoro mutange imisoro, abisigaranye muri ya misoro utangaga utangemo n'icyacu utangemo n'amaturo. uretse ubwo rero tugomba gushaka ibiceri biprintinze ifoto y'Imana kuko Kristo hano avuga ifoto. Niba rero mugiye gutanga amaturo ari ibyo ngibyo muzamugena amaze printing y'Imana muhore kwatwara mu rusengero, kuko nutwara igiceri kiri ifoto ya Kayisari ugishyira Imana uzakubyisha none se Imana izayanga. Yine ubwo niba njye muravuga niba iyo ariyo context babonaga ubwo Yesu arababwira agatoke mugende mu printing amafaranga amwe iyo ko Kayisari mu cyo ifoto printing arandi ubwo Imana mu cyo ifoto y'Imana muyishyi. Ibi bintu byose bituruka kuri cyo bita separation. Yego, ubundi nkuko twabivuzeho mu itangiriro aho life ya mbere umuntu n'Imana ntabwo bari separated. Urumva? So byose rero igituma habaho setup ivuga ngo ngiye gukora muvuga ngo mp'Imana ngewe nisize ni separation. Yego, ubundi ntabwo wowe ugomba ugomba kwiha Imana. Buriya umuntu yihaye Imana gukoresha imitungo ye mu by'Imana birinyereza. Urumva? So impamvu rero ubona turwana n'abantu abantu mubwiriza abantu impamvu murwana n'abantu mubaha amaturo nuko mutabigisha kwiha Imana ubwabo. umuntu wamwigishije agasobanukirwa ko we ubwo ari ishusho y'Imana, ubwo ari w'Imana ishaka. Ufite ikintu mugomba kukimenya. We cannot buy, ntabwo dushobora kugura Imana. We cannot even buy God favor. We can give God to get favor. We are already favored. You see, reka njyewe mbabarire ahantu ngeze ntabwo sinkibwira abantu ibyanditswe n'imirongo. Mwebwe murabyemera ko abantu ibyanditswe n'imirongo naho bajya gusoma ibintu njye sinkibivuga. Njye mvuga uko ndimo kuvuga. Hari story y'umuntu witwa Maria na Martha. Iriya story very sensitive. Iriya story niyo ikwereka iki kintu. Muri iriya nzu, muri iriya setup, umwe muri bo ajya mu gikoni guteka no gukwakwanya, undi akicara impande ya Yesu. Logiquement umuntu ufite ubwenge wese ko no biranditse no ikintu gisekeje nuko Marita iyo arimo gucyaha Maria acyaha Yesu. Muri yo setup biranditse ahubwo atari ko Yesu nawe umuntu w'umugabo wemera ko mushiki wanjye kuma akwicara hano nkavurika njye nyine
ndimo ndagukorera bose bari mu gatebo kamwe kandi logique bose mu gatebo kamwe. Ariko Yesu amusubiza ikintu gikomeye cyane, aramubwira ngo Marita uravugwa n'ubusa, Mariya yahisemo ikintu gikomeye nta muntu wakimwaka. Yego, ibyo bintu n'akora by'imirimo byo bifite aho birangirira. Ariko ikintu Mariya ahisemo cyo kiri intano, nta muntu wabasha kukimwaka. Abantu mukwiye kureka kwigisha abantu uko bajya kugura Imana. We cannot buy God. Uw'Imana ishaka ni wowe. Ni wowe image yayo, kandi nkubwije ukuri ko wihaye Imana pe uko gushakamo ntabwo ibyo ufite byakunanira kubirikora mu gihe bikenewe. Yego, urabyumva? Iyo urimo kuvuga ibintu nakwe ngo yifashe ibintu kabiha amazina, bigomba kumenya aho byaturutse. Iyo ufata ikintu ukakita ituru, iryo jambo ituru, mbere yuko utangira kugisha abantu ibuka aho byaturutse. Noneho ugenda unaresepara, wibuka amaturo y'ibyaha, wibuka amaturo nk'ibiki, wibuka ibyo byacu, ibyo bintu byose ubyigisha abantu. Noneho urebe koko niba bigikwiye kugira izo setup zimeze uko. Yego, nusanga bikwiye kugira setup zimeze uko bikomeza, ko nusanga udakwiye kugira setup zimeze gutyo, uze hano kwa Kristo. Kristo aravuga ngo iby'Imana mu bihe Imana, aravuga ngo ibifite ishusho y'Imana byose mu bihe Imana. Nimara kubiha Imana rero, so ibya mwebwe we Ajabu n'ibyawe byose ntabwo uzagorana. mu yandi magambo reka mvuge ngo Yesu yarabera ngo ibyo bikiri ayo mafaranga ari mu shaka Kayisari mu bimuhe. Kristo n'Imana barashaka mwebwe imitima yabo. Ni mwitange, ni mwebwe Imana ikeneye. Noneho mwebwe nimara kwinjira mu bwami bw'Imana muzamenya icyo gukora. It's simple. Mwinjire mu bwami bw'Imana. Hari umugabo witwa Rick Warren, hari igitabo cye nasomye, hari akantu nasomyemo kavuga ngo arimo aravuga ku bijyanye n'ibya 10. We yaravuze ngo ageze ku rwego rwo kudatanga icya 10, ahubwo ageze ku rwego rwo gutanga 90%, agasigarana. Rick Warren rero ndamurusha ngewe noneho. Ngewe ngeze kuri uwo kwitanga wese noneho. Ntacyo na kimwe nsigaje ngewe. Rick Warren we na ibyo 10 ubijyana he? Ubwo we ntabwo yivugaho. Aravuga ku bijyanye n'ubutunzi. Ubutunzi se si we. Iyo separation ni nkubwire, iyo separation iri best kuri kwa gutandukana kwacu n'Imana. Iyo ikintu cyose kivuga ngo ngo mfashe gutya ndatanze, ngewe ndasiga arakanu gasigaye, ni separation. Icyo kintu nicyo Kristo arimo kwanga hano. Arashaka umuntu ntabwo arashaka, arabikonfirma. Aravuga ati naje biravuga ngo yaje gushaka be. Ntabwo Kristo ashaka ibyawe. Ibyo byo bita ubutunzi urumva ni separation. None ubutunzi none si ikirenge, niba umaze kumuha inkweto ikirenge, ubwo niba umuhaye isaha ukuboko, ubwo arashaka. Ibyo bintu byose birajyana. Ibyo bintu byose bisa nkaho ari ubuhanga, ariko nta buhanga burimo. Kuri iki iyi ni message y'abana nabikubwiye. Kuri ibi bintu aho tugeze aha, iyi ni message y'abana. Message y'abana iravuga ngo ni mwebwe nshaka. None se okay, iyo example ya Rick Warren nta nitandukanye ni Marita. Ni the same. Nanjye nyine ndakorangira amamiliyari menshi, muri amamiliyari 10 fata 9 ndishyira Kristo. Yes, ni byiza pe, birasoundinga neza. Ariko bitandukanye noneho na Mariya. Biratandukanye. Mariya noneho crazy one. Nta kintu na kimwe noneho yanakoze. Nta kimwe. We yaje yicara ku birenge bya Kristo. Ese kuki mutekereza yuko Imana iri muri crise? Kuki mutumva ko Imana irishaka kuduha? Kuki iyi concept yo kwigisha abantu yuko mugomba gushyira Imana bimuhe crise? Kuki mutumva ko Imana ari irimo kuduha twebwe? Ndimo ndavuga kuri cyanditswe. Ntabwo mvuga ku maturo n'ibya 10, ibyo byo tuzabishakira igihe cyabyo gukora bifite ahantu byavuye. Yego. Bifite nuko byakorwa. Ibyo bifite ibyabo. Ubu turimo turavuga kuri iki cyanditswe. Icyanditswe cyo gisongera avuga ngo
ntabwo papa Emi, ntabwo icyo nkeneye ariyo bromette, nkeneye uko kuboko, nkeneye wowe. This is because you were actually wawe. Yego. Iyo utangiye gukora matematike buryo wowe kuyemo. Ngewe no. Wow. Ngewe papa Emile 100% nta kintu na kimwe gisigaye wese. Nicyo iki cyanditswe kivuga. Yego. Wow. Ndashaka gusapotinga na points nk'eshatu. Nsa naho nshimangira ibyo wavuze. Bikamvuga kuri points ebyiri. Iya mbere iravuga ngo ni points ziri mu Cyongereza. Turagerageza kuzisobanura mu Kinyarwanda. Iravuga ngo as Christians we should obey the laws of our countries but never let them replace our devotion to God. Mu yandi magambo abakristo twubahiriza amategeko y'Imana, amategeko y'isi, igihugu, ya guverinoma, amategeko y'isi. Ariko kuko turaba Imana nkuko bivugaga, tubikore tubariza iby'isi ariko tubizi ko turaba Imana. Tubizi yuko tugomba gukomeza kugira ibihe byo kubana n'Imana kuko niwe muremyi wacu. Indi point ari ya nyuma iravuga ngo we should ask ourselves, do I give my heart, time and life fully to God just as I give taxes to my government? Urumva ikibazo umukristo agomba kwibaza. Ugomba kwibaza ngo mbese umutima wanjye, igihe cyanjye n'ubuzima bwanjye mbiha Imana mu buryo bwuzuye nuko nubahiriza amategeko y'igihugu. Kuko buri muturage abagomba gutanga imisoro. Imisoro y'uburyo butandukanye. Abacuruzi bagatanga imisoro y'abacuruzi n'indi y'ubuzima busanzwe, ibyo basabwa byose bakabikora kandi bakabikora kuko bazi ko hari itegeko. Ariko umukristo rimwe na rimwe ugasanga hari ibyo kuko wenda azi ngo natabikora nta gihano ahabwa ako kanya, ugasanga rimwe na rimwe ntibabizirikana. Ariko hano baratubwiye ngo ni byiza kuko twubaha bya bindi by'igihugu by'ubuzima busanzwe no ku isi, tunazirikana yuko igihe cyacu, ubwenge bwacu, imbaraga zacu n'ubuzima bwacu nabyo tugomba kubyegurira Imana mu buryo bwuzuye. Ibi byose biza bishimangira ibyo hoze uvuga. Imana ntabwo mu by'ukuri ikeneye ibyo dutunze, ikeneye twebwe. Kuko nimara kuturonka n'ibyo dutunze byose izaba ibironse. Ntabwo ibanza ibyo dutunze ahubwo ibanza twebwe. Ngira ngo niyo mpamvu Yesu yavuze ati ibyo muri kunyereka mu bihe Kaisari, hanyuma namwe mudilinge, hari deal hagati yanyu biri personal n'Imana kuko ni mwebwe muri mu shusho y'Imana. Muri shusho y'Imana muri mu shusho y'Imana, ni mwebwe Imana ikeneye. Hanyuma Kaisari nawe ibiriya nibyo akeneye. Rero ibyo bavugaga ni ukuri kandi ndahamya ko abadukurikiye nabo bafashijwe nkuko nanjye nakomeje gufashwa. Haleluya. Imana ibereze imigisha. Amen. Amaturo rero abantu bajya bigisha kuri iki cyanditswe bakagihuza n'amaturo ngo iby'Imana ntibashimangire ko ubuzima bwabo ahubwo nibwo Imana ikeneye kurushaho, bagashaka gupointinga ku kantu kari mu mufuka wa mugenzi we. Urumva ibyo ufite byose ni iby'Imana, mubizanire Imana. Kandi umuntu bari kubwira akeneye kubanza gusobanukirwa yuko akwiriye kugira ubuzima buri pure, kuba mu buzima buri sinless, ubuzima buzira icyaha, ubuzima bwubashye Imana, ubuzima bugandukira Imana, ubuzima bwanga icyaha n'igisa nacyo. Noneho yamara gufilinga presence y'Imana muri we no kumva ko agandukiye Imana no kuyubaha, bizamutera kumenya ko ibyo atunze nabyo ari iby'Imana, akabikoresha mu buryo bwo gukorera Imana azi n'icyo agiye gukora. Kubera yuko bituruka mu mutima ubishaka kandi usobanukiwe ibyo arimo arakora. Rero bene data turabashimiye. Yes. Turabashimiye. Ndagira ngo ugire icyo ubwira abantu bene data badukurikiye. Urumva ibi bintu byose biba ibintu byose ikintu cyose kiriho ikiganiro Yesu akavugamo ni Yesu avuga ibintu biri eternel, eternal. Niba usoma amagambo Kristo yavuze ugatekereza yuko
arayakoze mu gihe runaka atakora iki gihe ntabwo waba wayasomye. Buriya Kristo avuga ikintu cy'ibitano. Buriya Kristo hariya yavugaga ibintu bizarenga Kayizari, kuko ubu ngubu Kayizari ntawe uhari, na cya giceri ntacyo dufite, ariko dore Kristo arahari, turamuvuga. So nicyo rero buriya Kristo nicyo cyitwa itano. Hari ibintu bimwe bizaza bikongera bikagenda, kandi buriya njyewe ntabwo sinkubeshya, buriya wihaye Imana uko nyine bivuga, government zacu amategeko amwe nangwa ntabwo yabanakenewe. Arabana njyambwira n'ubundi hari ibintu bibundi byaje kubera crise. Buriya abapolisi n'imbunda n'ibintu bizagereza byaje kubera crise. Buriya abantu bose iyo baza kumenya ko ari image Imana bakiha Imana, nta muntu ari gukenera abapolisi bo kurinda amategeko ngwageraho ibiganda. Bari bigize ibiganda. Buriya ibintu byinshi tubona nk'ibibazo biterwa n'icyo kintu nyine cyuko tuva dutakaza abo turibo. Yego. Noneho rero tugahinduka ibindi bintu bituma tugomba gushyirwaho ibindi bintu nyine bitugenga. Yego. Ariko ubundi buriya icyo kintu Kristo yavuze, iyo abantu bacyumva imyaka 2000 bishize, iyo babyumva twebwe uyu munsi ikiganiro cyacu kiba kiri different kabisa. So niyo mpamvu ninginga umuntu uranga wowe as an individual person uko umeze, ihe Imana wese kabisa. Nanjye mbikore, na Ajaba bikore, na Diana bikore, n'undi abikore, maze turebe uko ibintu bizarangira bimeze. Yego. Njye numva aranga na Soreza mvuga ndabashimiye ko mwateze amatwi, kandi namwe muremere gukora comment. Yego. Ikindi wenda banakora na request ikindi kintu twazaganiraho. Yego. Cyane ku magambo Kristo yavuze, ko amagambo Kristo menshi yagiye avuga, mbona mbese hari life Kristo yabayeho, mbona abantu bigira babitiranye. Nk'ubu ngubu reka nkubwira akantu kamwe kari famous ariko kansetsa. Buriya ikintu cyitwa amasengesho y'imisi 40 kiransetsa. Uzi impamvu kinsetsa? Kiransetsa kuko amasengesho y'imisi 40 buriya Kristo ntabwo yagiye ku musozi kwiyiriza. Oya, Kristo ntigeze yicara avuga ngo ngiye ku musozi kumara iminsi 40 kwiyiriza. No. Ntabwo ariko byagenze. Kristo we yagiye umwuka wera yamutwaye ku musozi, ntabwo ari wijyana. Noneho agezeyo amara iminsi 40 n'amajoro 40 uretse ndagira ngo kote nyiko birivuga. Amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Iyo minsi 40 bishize arasonza. Wabyumvise? Nuvuga ngo ubanza wumve ko we ntabwo yakoze yagiye kwiyiriza. Ntabwo yigize anasonza. Ntabwo muri iyo setup kwiyiriza ntibirimo. No. We muri make batariye nuko ntanzara yagize. Yashonje ku munsi wa 40. Mwene magambo buriya biransetsa rero ukuntu byabaye narrative ku buryo abantu barabipanga, which is okay, ntabwo mbirwanya, ariko biransetsa kuko iyo bipanga bakabiconnectinga kuri kiriya cyanditswe biransetsa kuko biravuga ngo nuko atwarwa n'umwuka wera mu butayu, ngo amaze ngo iminsi 40 n'amajoro 40 arasonza. Ntabwo yagiye ngo yasonza yiyima ibiryo. Oya. Ntabwo ahantu bigaragara naho nta n'uwaye nabyo no kugaragara sinabyo. Ntabwo ari byo pe. Icya kabiri ntabwo yagiye yijyana. Nigeze apanga kuzayo. Uko ninjye ndavuga according to the Bible. Ntabwo yigeze apanga iminsi 40. We yaragiye gusa ajya aragenda. Nyuma y'iminsi 40 n'amajoro 40 arasonza. So rero uburyo byabaye narrative, uburyo abantu bicisha inzara, kuko ubundi biriya bintu bibaye ntabwo wagashonje. Gusonza ni icyerekana ko atari byo. Ngiye according to me, gusonza biba byerekana ko atari byo. Kuko iyo usonje iminsi 40 birangiye. Buri muntu niba ni
gusonza nicyo kimenyetso cy'uko byuko nyine urarya nyine kuko Kristo yashonje niyo mpamvu irivuga ngo amaze gusonza afata ibuye arifashe gutya ngo Satani aramubwira ati ko ushonje ibyo buye wahindura umugati ukarya ariko yashonje amaso iminsi 40 n'amajoro 40 ntabwo yajyaga asonza ngo yange kurya. munyumvire iki cyanditse ubu rero hari n'ibindi ngo ndahubwiye kimwe ikindi nzakivuga mu cyanditse ngo muze gushyira muri comment mutubwire ukuntu mubyumva rero mugisome mugende mugisome muze mumbwire kuko nzakubwira n'ibindi mu yindi episode tuzatuvuga ikindi kintu nkubwira kandi hari amanarrative menshi cyane abantu bakreye nta hantu ahuriye na Bibiliya at all kabisa. Kristo yabarebye araseka ngo ati none abantu se babaze tariki nizo batarya akavuga ati sawa. Nabo kandi nzakubwira avuga ngo baragiye birukana abadayimoni ngo bavura n'indwara ngo bagarutse avuga ngo uzibirya we kutwirukanya abadayimoni ngo ariko ngo abadayimoni ngo banza kugenda buri bazanze gukira. Abo rero niho abantu bahita bakura kuko Yesu arababwiye ngo abo rero abo ngabo banza kugenda n'abantu baza gukira ngo bakurwaho no gusenga no kwiyiriza. Aho rero bitabifa ku maso ariko ibyo ntaho bihure na minsi 40 ibyo birukwa n'iminsi 40 no ibyo bivuga iki wowe nturasengera umuntu w'igicurane none ugiye kwiyiriza izo mbaraga zo n'iziki banza ukoresha imbaraga nke ufite izo ufite nke yazo nzizikiza igicurane kuko urabana baravuga ati twirukanya abadayimoni bamwe tuvura abantu cyakoze hari ibyanze hari ibyanze none sasa ibyo byanze bikurwaho no kwiriza no gusenga. Sasa umuntu nta kintu na kimwe arakora none agiye gushaka izindi mbaraga zo gukora iki ntarambura igicurane ntarirukana dayimoni n'umwe bavuga ati hari izanze agiye gushaka izindi mbaraga nizo kuza kudukubita izi mbaraga rero twebwe nizo kudukubita ubwo ibyo tuzagenda tubivuga aho ngaho imbere. Imana igwereze umugisha abadukurikiye nizere ko namwe mwahawe umugisha nkatwe mushyire muri comment izindi topics mwumva twazavugaho kandi n'ikibazo cyose waba ufite kuri iki cyanditse twaza tuvuga ucyandike hariya muri comment tuzagisubize mu kiganiro gitaha. Murakoze cyane. Bye bye. Mugokora subscribe. Yes, mukore subscribe, comment na like na share kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe kugera kure hashoboka. God bless you.